ase bro imeze bite ko mbona wabyimbye kumuna wabyimbye nk'udufu bashyizemo ifarini overdose ndakubaswa waritse kunzamurira isukari nese byagenze bite gutambwira ukuntu washikuye wagira ngo hari aho wantu ahubwo se ko mbona ufite umushiha wowe wagira ngo uratwite cyangwa hari ukuntu byagenze ntago uzi ryashyano ry'umukobwa nagiye kureba nimugoroba rimwe wambwiraga se ndakije wirinyibutsa ndi kuritekereza nkumva umutima ugiye guturika neza ryakuririye amafaranga ubona niyo rijya amafaranga nese ryakugize gute nagiye kurira ariko shahu nahasanze agahungu kimbwa kitwa Doni Doni ndamuzi Doni uri kumbwira ni kagahungu k'umutuku kandi ko mutuku gafite ubutwi gasanga inyama y'inoni kagutwaye umukobwa ariko zakamanyura nabya komera uri nare yo mu gitwese twukubaha byagenze bi ndije ya n'ubundi urabizi urashaje ubwira witonze none se reka nkubwire ntago nshaje nese kujya utanga ko iyo ndebye gutyo ubona ibari ikimwana zinagasiga spa none se nyine nimugora ntazo wari ufite nimugora ntaryo wari ufite se narindi fite ariko ngiye nuko naramutse neza narimutse neza numva nshaka kuba umwana mwiza bivuze ngo usigaye wowe wuza ibyabaye abantu b'inzobe mwana bakubabaje nimugora kari agahungu k'inzobe kasa nk'agashinwa uramukubisira sura nayihumba cyangwa wamutinya uragasa nk'umushinwa ngiye naze kumukubita ntamunomba nomba mwana giye kubabaje nimugoroba utangiye kubabara ubungu ariko nacyo twageranya namuteye agiye gutereta uriya mukobwa urabizi narindi ku myuka ya danje ndabizi ko warumeze neza mu gihe nkitangira kumuvugisha inkonkomotsi y'imbwa ibiraje sha irati kisa akagare mwana sina moto ubundi akugahinda wakimaze ukajya gukora revenge ukajya kwemeza umuntu kambanze nkubwire inkuru neza utanyuze ntacyo mbwira ngewe nagiye maze kumutereta neza namaze kumwibwirira umwana yemeye kari agahungu kitwa Doni niyo bakita doge bikagira ariko reka nkubwire ibyo bya Doni njewe ari njewe nje niyo nawe naravunitse amaguru yose nje nazunguza n'imbago ntibishoboka utayifite nafite imbago nakwemera nkakamba ariko nta muntu wanywara bebe reka kamba ariko uramuhu nako nubundi siko bitarenze ako ndumva wasunye ntabwo nasunye nari naramutse neza niko akunda umuntu aba yaramutse neza ako gahungu natari gafite n'igare nanga kugasebye ubundi wowe ndakwizera ni wowe singamu tuzi na genda umuntu isomo n'undi munsi atazana kumenyera ubundi genze ndakamanyura genda ugahenyina ndi gupfa muri roho wenyina ubundi uzi icyo bita revenge man si ukwihorera se ndabiyobewe urabizi ko ari ukwihorera byahatari noneho kugira ngo nkwereke ko ntari imbwa n'undi munsi utazamenyera tujye kukareba kakanya ahubwo twatinze harya turaca hano cyane hariya cyane ngiye kukwereka icyo bisa revenge kuvuga no gutaruka reka ibi mbivuge uri gukoresheje banga kugira ngo ube mwiza yogeza ntabwo mbizi nyine to ntabwo bizi oya ubwo wasanga wenda urukundo rwanyu rwarabaye rwinshi bikaba bitumaze gusa kuko ukuntu usigaye gusa wallahi n'Imana ntiyakihangana ko abayeho ku bwa kera urumva wahagombye ko ari mama wande wa Yesu ubwiza ufite niwe nyina bashaka oya nuko kw'Imana urakugira ngo wigarure umutima wanjye pe kugira ngo utsindire byaramvunye niyo mpamvu nanjye kugira ngo nkugumane ni sezam nihaye yego none yusetse kamubyiza ukuri sibyo kugukunda byo nizire kutagicisha bamwe ndushidikanye nuko nandi ndagukunda urabizi uko bivuze ongera usubire mu basi ongera usubire ndagukunda kandi cyane none ngira ngukunda cyane ubu ndagukunda cyane bifite prolong nuko kw'Imana buriya bacumuga ni mu Kinyarwanda ngakawe nawe kajya nje niyo wajya nawe ukurikira yego ahubwo mfite ikibazo pe kuba nkunda simishidikanya ariko hari ikintu ari kumva neza hari uruhungu nabonye ejo bundi rwaje rurerure reshya nk'ibibazo bya Kongo rufite ibintu by'ibisatsi bimeze ukuntu wagira ngo n'umujura ndamwibuka kamarengarenga naga tipe kamafuto nyine kaje kumfatira furi gusa nyine ndisera bizi ko dukundana nago nakwanga ubundi we Imana akomeremo umugisha no kw'Imana ndebara bariya sibo kira kintu cy'umutuku zika gahungu wambwiraga mbona iriya ngegeri zagendaho kugeza ryari ako shafite amatwi nona ubutwi nk'ubw'imbeba tugende nkwereke ukuntu manyura tugende umwenyine uramuginga Doni bimeze bite ndebere nk'aba ngaba seshe nk'abantu baje kumara ntabwo bagiye baberwa ko umuntu ibere mu tuntu mu ibyishimo byose biraramba bagiye gukora revenge umujamo wanje yarakaye arakujore kagasara araguhitana use nk'aho kaje kumara uri kuvuga umuhitana ujye gukora revenge jewe guhitana umuntu ariko ndebere
ndebere nawe undebere. Ako se wowe wabaye ute none Jewe usinyihakana nigeze mvuga ngiye byo gukoma umuntu. cyangwa nza n'inka uzihungure nicyo ushaka tuzamutse utambwira ngo ugiye gukoma umuntu Namwe mundebere. Mundebere. tuzamutse umbwira ngo ugiye gukoma umuntu narakwanze urabaza iki Nose ngiye mvuze ko njya kugukunda. Nose ko bari kuduteranya ngiye nigeze mvuga ibintu. mbega Jewe kugenda nikoresha n'imbwa amajyambere we ntukamenyere Imana ushobora kubura ngo nkahita nikakaza jewe nagendanye n'imbwa aje ambwira ngo agiye kugukoma sha binatwegera mwana Imana ikakubwira nubona ngo nukoresha nk'inzira yambiye umugenzi ntabwo inama Ngiye ku mahoro. ya baba caho ugende cyakora mbonye imbwa ya baba Mwana defo nawe ureka guteranya abantu. Ibintu byo gukoma ari byo ngiye nigeze mvuga. ushobora kundakaza ase mwana wagiye n'ukuntu wikangataga sa nawe nta bugabo bwawe se uri imbwa nta kigenda rwose Wabonye naramutse neza uramenyera ubundi ngiye nanakamanyura. Tuzahura umunsi umwe meze neza. kubita umuntu mwana mbabarira abagabo bari ba data twe turi imbwa